umupolisi wumva rero yarimo rwagati bitabihura kabisa. Bwana Oswakimu urabyumvishe ngayo nguko uko byagenze. So iki kintu wakivugaho iki nk'umuntu uzira itegeko cyangwa ubone ibibera mu muhanda n'urujya n'uruza? Mbere byose na gahinda birababaje, twanabikozeho mu kiganiro habona biteye agahinda umuntu usanzwe adafite uburwayi bwo mu mutwe yakora ibara abitewe n'ubusinzi. Buriya wavugaga ko umukuru w'igihugu yashimye inzego z'umutekano, iza gisirikare n'iz'ubutasi ko yazifuzaga nyine ari uko ariko biri, ati izi nizo rwose namye nifuza ko twagira. Ariko yanavuze kuko asoza ijambo risoza iriya kongere yagarutse ku biyobyabwenge n'ibisindisha. Yego yarakivuze pe hari kwa gatanu. Ubwo rero muri iryo joro mu rukerera bukeye bwaho nibwo ibara ryacitse umurizo. Buriya nari nsabye ijambo ushaka kuvuga ko guhunga crime scene iyo nyine umupolisi guhagaritse upanga guhagarara ntabwo ari 50,000. Igifungo cy'icyo cyaha gishobora kugera ku mezi 6. Itegeko nararibonye. Urabona rero ko abantu mwatubwiye amategeko hano mwatubeshye muraza baje kutuvuguruza. Komeza urakagira inkuru. Metre Buhuru we yanze kukivugaho kuko atari yabisoma aragenda. Yego ariko ngewe mu kwa gatandatu narabisomye narabibonye. Yego guhunga gukora umupolisi guhagaritse cyangwa se ukoze inuzi cyaha baguketseho amakosa y'umuhanda ugahunga, icyo gihe igihano kinini na amezi 6 ushobora gufungwa. Ariko ibintu byabaye bishobora gutuma n'amategeko aza gusubirwamo. Ibintu byarimo imiyaga byo gufunga iminsi 5 ngo mu gihe bari gukora iperereza ntibaguhane bishobora kuba bigiye kuvaho. Ya amezi 6 agiye kujyaho yuzuye, bajye baha abantu amezi 6 yuzuye kubera iri bara. None ikindi nakubwira sinzi niba mwabivuzeho, uyu muntu imodoka yarayisize we avamo aragenda ahunga ahabereye icyaha aho amaze gukorera ishyano. Aragenda bamufatiye Karongi. Karongi nabiganiye n'umuvugizi wa polisi assistant commissioner of police Rutikanga. Urumva noneho urumva ko Metre Buhuru yavugaga bashobora kumurega icyaha cyo kwica umuntu abigambiriye. Niba baramuhagaritse akanga guhagarara ahubwo akaacceleratinga, ntabwo bizitwa ko yishe umuntu kubw'imana. Ni iryo zina amazina abantu biha injyaro. DJ toxic. Toxic ikintu kiri toxic ni ikintu kitagomba kuba mu bantu. Kwiyaturiraho amazina nk'ayo njyarupfu abantu bakwiye kubireka. Kuki? Ntabwo byumva se? Ako naga pseudonyme. Uretse gato. Pseudonyme ariko mbi. Amazina yenda yazi. Umuvugizi wa polisi yamaye. Yitwa Shema Arno. Uretse gato pseudonyme barazi ni mu gihanzi niko ubu ngubu reka gato uretse gato Oswaki urambwiye ko nitwa Kasamutwe ubu ngubu ningira ikizo ubu ngo nzaba nasha umutwe mbigambire bizaba bifite aho bihuriye n'izina ko nitwa Kasamutwe. Imana izabikurinde. Uravuze ngo izina rya Kasamutwe nzayasa imitwe y'abantu badashaka kunyumva. Uravuze ngo izina rizankoraho? Biranyuranye Godfather, biranyuranye. Meaning ya Kasamutwe urumva ni kimwe na Kasongo yihwa. Yego. Urumva ni kimwe na Karaha kajyahe. Yego. So binyuranye no kuvuga kuri toxic. Tuje toxic. Ntabwo ari umurozi n'ubumara buri ahari mbizi. N'ubumara. Oya ibingibi rero izina DJ Toxic iringiri rifite indi definition urimo kunyumva. Tugize muri bira byo kuvanga imiziki urimo kunyumva. We aravanga ntibavange urimo kunyumva. Sinzi uko byumva bitandukanye n'amarangamutima uri kubishyiramo. Ndakumenyesha ko muri psychology ikintu uyaturiraho akenshi birangira kibaye. Uko ubwonko bwacu bukora bugendera kuri image. Buriya ku bwonko habaho amashusho. Ntushobora gukora ikintu ku bwonko bwawe hatariho ishusho yacyo. Ntushobora kuvuga ikintu ku bwonko hatajeho ishusho yacyo.
mu buzima busanzwe ntushobora wari uzi kujya DJ ahantu ku Toxic bwonko bwawe hatajeho mapu y'urugendo. Donc ibintu byose dukora imaje yabyo ibanza kwishushanya ku bwonko. ndakubaza Iyo rero wiswe toxic ubwo urabona ko birangiye yishe umuntu. ndiku okay nani Osokimu DJ Toxic wari usanzwe muzi Ape ntabwo nari muzi okay mu byamamare dufite mu Rwanda urimo kumva umuntu ufite imico unyumve neza cyane mu basore bafite imico myiza bakora ibintu babana beza babaho uyu musore arimo niwe muntu mu bantu dufite b'ibyamamare bagize n'amazina agakomera ariko bafite indangagaciro batuje sinzi uburyo nabikubwira uyu mutipe n'umwana mwiza ku rwego witonda sinzi uburyo namugusobanurira kiretse ku bantu bamuzi bahuye na DJ Toxic Oswaki ni umwana mwiza ku rwego ntashobora kubikubwiraho ku bantu bamuzi DJ Toxic okay wenda tushobora kuvuga Marino tukavuga n'abandi DJ Toxic ni umwana mwiza ku rwego ntashobora kugusobanuriraho ni umwana mwiza izina mani DJ Toxic ni imfura y'u Rwanda reka nze nkubwiza ukuri ibyago bigwira beza imva ibyago bisura ababi n'abeza biratangaje kubona Toxic okay nubwo ndi kubivuga gutyo ngewe inkuru zose nzikora kimwe ku bantu nkura nabo ntakunda ku bantu nemera nabo ntemera nani Oswaki uze guturuna filime inyuma DJ Toxic muri iyi showbiz kanze nguha urugero ngiye guhereza urugero nkubwire jare y'aba Toxic niho gufata Knowless mu muziki ba Knowless urukumva niho gufata mu ba producer ugafata umugabo wa Knowless Clement uyu ni umwana w'umunyamahoro ni umwana utasanga muri saga iyo ariyo yose ni umuntu utazigera wumva mu kibazo icyo ari cyo cyose DJ Toxic nta yindi nkuru ni umudici ukomeye utumirwa muri Amerika bwana Oswakimu ni umudije utumirwa mu bihugu byo hanze Burayi nta gihugu atarakandagiramo afite izina rikomeye ariko nta hantu ushobora gusanga inkuru y'uyu musore itari yo kwamamaza ibitaramo n'akazi ke bya bintu usanga mu matiku Marino yabyaye aha byagenze uku uyu ni umwana w'umunyamahoro mu itangazamakuru ahantu yagiye atari kuvuga ku kazi ke nige yavugaga amateka y'umubyeyi we kuko papa w'uyu mwana ni umushinwa Toxic ni umushinwa by the way ariko ni umwana warezwe n'umubyeyi w'umunyarwanda amutoza indangagaciro za kinyarwanda Toxic ni imfura y'u Rwanda ariko nyine ibyago bigwira abeza n'ababi ahubwo Godifa wongereho ko n'abantu bari bazi ko anywa inzoga ari bakeya kuko unavuze ko ari mu DJ wa mbere mu Rwanda cyangwa yenda akaba kabiri ahangana na Marino nta abantu bamuzi nta muntu uramubona yasindiye mu kabari cyetse yenda nk'abashuti be n'ibyo by'uko yaba umusinzi wiyandagaza cyangwa ugaragara muri saga ni umusinzi ariko ntabwo ari umusinzi wiyandagaza ntabwo tugiye kumusiga amavuta kandi yakoze ibigize ibyaha ariko Toxic iki kindi kintu Toxic kira kimodoka cye cya Range Rover ngo iyo ayitwaye wowe ntabwo abashaka amapine akore hasi ngo abashaka kuyigurutsa nk'indege iby'umuvuduko wa Toxic wo ni ikindi ntitubigaruke ntabwo tugiye kumusiga amavuta ikindi bwana Oswakimu urimo kunyumva ntabwo ibingibi mwe muri kuvuga ngo twihanganisha inzego za polisi ngo dufata ntabwo ngende buze kubikora gutyo ibi bintu Oswakimu iyi ni space igira ubugira gatanu tuvuga kuri ibintu byo kudahagarara mu muhanda bakadepasa bakagenda twigeze kuvuga ku nkuru ntari buze kongera kuvuga amazina yabo bitaza kugira nka ari kubibasira cyangwa kubagarura mu nkuru twavuze inkuru z'imikindo abantu bagonze ntabwo ari ubwa mbere ibi byamamare byanze guhagarikwa n'inzego z'umutekano bigakomeza bikagenda ijoro ryakeye umupolisi ufite ngo niba ari superintendent ufite iranka rya majoro yaraye ninjoro mu kabari ibyamubayeho aho yaragiye guhagarika abantu cyangwa kubafungisha hamwe umwana umwe ntabwo ndi bwongere kuvuga amazina ye nawe kugira ngo bitaza kugaragara nkaho ndi kumwibasira cyangwa ndi kumuteza inzego ariko yafashe uyu mupolisi aramufotora
yinjiye mu kabari atangira kumufata amashusho, umupolisi aramubuza, umwana amutera amagambo aravuga ati ngenza uburenganzira bwanjye, wowe urinde, kora akazi kawe ureke ngo ufotore. Bimwe yabonye mu mafilime y'abanyamerika ashatse kubiparatika. So niba inzego z'umutekano bigezeho aba bantu biyita ibyamamare batangira kuzishira agatoki mu jisho, ubwo urukumva ko ari ikibazo gikomeye. Ntabwo nongera kuvuga amazina ye. So Osokim, ibi bintu rero mbere yuko wari ugifite ijambo, ibi bintu uyu mwana nk'uko wakoze iyo nkuru, gukora iki cyaha agahunga, agafatirwa Karongi, imodoka akayisiga hariya, utekereza ko ibi ngibi uyu musore biza kumworohera kugira ngo arekurwe atahe? Bwana Osokim. Okay, murakoze. Ikibazo wenda nuko tuba turi kuvuga ku nkuru kandi igihe kitaragera imbere yuko inzego zibishinzwe zikora dosiye. Ariko mu buzima busanzwe gukora impanuka ukagonga abantu hakagira n'abapfa, utabishakaga birumvikana, ntabwo cyari ikintu kikaze. Hari igihe bashoboraga kugukatira amezi make ukanishyura amafaranga menshi, ariko bidakabije kubera ko iyo atariho byaturutse birumvikana na societe d'assurance ibigufashamo, ariko iyo amakosa ari ayawe urirwariza. Noneho rero hano kubera iperereza rizakorwa, abantu tugiye ko bakomeje kurikora, barebe se yari afite muri we alcohol irenze yemewe. Byanze bikunze bari abapolisi ari na nijoro kenshi baba bafite n'ibikoresho nka za kamera n'ama voice recorders ashobora gutuma bafata amashusho n'amajwi. Ibyo biramutse bihari bazabireba. Hagaragaye rero ko bamuhagaritse koko kanga guhagarara, ahubwo akongera umuvuduko bikamuviramo kwica uriya mupolisi, yaregwa icyaha kirimo kwica umuntu ku bushake. Icyo rero cyo kirafungirwa imyaka myinshi, ntabwo nigeze mbireba. Ariko kandi nanone ashobora kongeza umuvuduko ashaka gucika, none muri uko gushaka gucika akica umuntu. Icyo gihe ntabwo byaba ari ubwicanyi bugambiriwe, byakorohamo gakeya. Ubwo reka twoye kubera ko tudafite facts z'ijana ku ijana, twoye guhita twanzura, tuzategereze turebe icyo inzego zizabikoraho. Gusa gukomeretsa abantu ntibapfe nibyo biba byoroshye ugereranyije no kuba iyo mpanuka ibaye harimo abapfuye, ariko noneho bazasanga yari yasomye kuri alcohol bikaba circonstance aggravante. So murakoze. Iki kintu cy'uko mu muhanda, ndashaka unyumve ngendeye ku mategeko yo hanze cyangwa n'ibindi bibera handi, ndashaka kubaza Tani Bwana Osokim, mu muhanda mu Rwanda umupolisi ubundi ahandi umupolisi kuguhagarika my friend, indege zijya mu kirere ubu kajugujugu ziri standby ku buryo umuntu yirukankanwa mpaka ahagaritswe n'amasasu yadashatse guhagarara. Urimo kunyumva Osokim? Ibi ngibi mu Rwanda ku umupolisi kuhaga ahagaze mu muhanda ari ukuba yatebeje gusa, sinzi niba bafite n'imbunda. Ibi ngibi umupolisi guhagarara agashyiraho igitinyiro gusa, ibi ngibi utekereza ko atari ukorohereza abanyabyaha ku buryo umupolisi nta kindi kintu ashobora gukora uretse kumuhagarika, umushoferi akaba ari ushyira amahitamo yo guhagarara cyangwa kwikomereza? Ubu ngubu utekereza ibi ngibi bihagije mu kurinda umutekano mu muhanda ku buryo umupolisi cyakora ari ukubwira ngo umuntu ahagarare, umuntu agahagarara cyangwa ntahagarare? Umva Godfather, yego, nuko turimo kugendera ku bintu nanone tudafite. Umuvugizi wa polisi yambwiye ko details zose yazima mu gitondo. Yego, kumenya ngo yamuhagaritse ahagaze ntabwo yajya mu muhanda, ntabwo yajya mu muhanda. Ni ryari abapolisi mbabona mu muhanda iyo hari ambuteyage, imodoka zirimo kugenda gake, agira ngo iziri inyuma ye zihagarare, iziri imbere zitambuke. Ntabwo umupolisi ahagarara mu muhanda ku modoka iri yonyine ifite umuvuduko niyo waba ari muke, ntabwo yahagararamo, ayihagarika ari ku ruhande. Hanyuma ikindi, iyo ari ahantu wenda barimo gusakira barashaka kureba gufata abantu, gupima abantu banyweye alcohol cyangwa se kureba niba hari ibintu by'imagendo n'ibiki batwaye, akenshi mu muhanda bashyiramo imitego, byaba ibyuma bishobora gutora amapine. So hariya rero kuri Sopetrade uriya ni umuhanda wo mu mujyi, kandi ku muhanda munini ujya ku kibuga cy'indege ntabwo bajya bashyiramo bene iyo mitego. Akenshi abapolisi ko nabo nkunda kubabona hariya baba bari hepfo bateye umugongo harya mu kanogo,
ariko batari mu muhanda. We nkurikije ko umuvugizi yambwiye kuko Arno yagonze bira byuma, wewe ntabwo bizi kuko kuri muhanda wa uva peage umanuka ujya Sopetrade, ubwo ubura gato ujye mu Kanogo, kandi ubura gato ujye mu Kanogo nibwo ukata ugana kwa Rasta. Iriya zone barimo kwagura umuhanda cyangwa se barimo gukora rigore bundi bishya, hari beto bizapfundikira irigore, hakaba baratezeho ibyuma byo kugira ngo imodoka zimenye. Hari nubwo imodoka ebyiri zahaca icyarimwe, ebyiri ziteganye kubera iyo mirimo iri kuhakorerwa. Rero ngo n'ibyo byuma yabigonzeho. Ngo ni ugutegereza tukareba, kuko rwose ntabwo abapolisi baciyahura, ntabwo bajya mu muhanda. Ariko nge ndi kugendera ku majwi dufite hano y'umuntu wari uri kumwe nawe, wayumvishe mu kanya nongere nyagukinire. Nayumvise, ushobora kongera no kuyashyiraho nta kibazo. Umva ukuntu avuga amajwi. Nje manza wumve hano aya majwi umuntu wari uri kuri tele, ngiye umuntu yanyihereye amajwi, tega amatwi wumve. Twavuye Kigali University mu rukera nka saa 11 mu rukera nka saa 11 turi kumanuka, turi nkara kuri rompe, mbaye sande pass amanuka guruka bya danje. Ariko rero ahubwo ukuntu byagenze, umupolisi yamuhagaritse kubera nyine n'ubwoba no gusinda, guhagarara akselera abantu. Umupolisi wumva rero yarimo rwagati, yarimo bitabihura kabisa. Ndakubaza bwana Uswakimu, kuri kumbwira gutya avuze ko umupolisi yari arimo rwagati. Ni rwagati muki? Si rwagati mu muhanda. Uyu nguyu ni umuntu bari bakurikiranye. Akubwira ko Arno yamudepashirije kuri rond point. Ego. Hanyuma uretse gato, ariko ari kintu utari kumva. Ndi kubyumva, aravuga ko manza wumve bwana Uswakimu, yamudepashe kwa kundi udepasa umuntu wakajya imbere ya agahita kujya imbere ukamukurikira, kandi bari kujya ahantu hamwe, bari ku muvuduko umwe. Yakomeje kumukurikira ko bari berekezaga icyerekezo kimwe, bari kujya hamwe, yamurebaga imbere ye. Urimo kunyumva? Niyo mpamvu n'ibyabaye byose yabirebaga. Hari ikintu utari kumva. Bose bagendaga amudeporeza kuri ro, amujya imbere, agenda amukurikiye, amujya imbere. Umva hano byumve neza. Twavuye Kigali University mu rukera, bari kumwe n'umushuti we mu rukera nka saa 11 turi kumanuka, turi nkara kuri rompe, mbaye sande pass amanuka guruka bya danje. Wumve undamuguruka inyuma. Ahubwo ukuntu byagenze, umupolisi yamuhagaritse kubera nyine n'ubwoba no gusinda, guhagarara akselera abantu. Umupolisi wumva rero yarimo rwagati, bitabihura kabisa. Umupolisi yari arimo rwagati. Wabyumvishe Usoki? Biramakinga sense. Umva, ntabwo twagendera ku buhamya bw'umuntu umwe. Kandi rwagati avuga, ntabwo avuga rwagati muri kaburimbo, ashobora kuba ari rwagati y'iriya mihanda ibiri. Barakubwira ko na biriya byuma bya garde fou byari hari gukorwa imirimo yabigonzeho. Gusa ntabwo ndimo kuvuga ko atajyamo hagati, ariko logique ihari niye ko umupolisi yajya hagati ku modoka none yari ku muvuduko ungana utyo. Ayaguka bya danje. Tell me, uretse na speed. Yego d'accord. Agiye umupolisi asa n'ujyamo hagati, ukako ndazamura ikiganza no kwereka ugomba kujya ibumoso, in a glimpse of some seconds akaba yamaze kuhitinga. Byashoboka bitewe n'umuvuduko yari afite, umupolisi yabaye nk'ujyamo agira ngo amurebe neza, mwe amudirectinga aparika, akaba yabise bikora gutyo. Shaka yagiye bane ko ibyo turimo kuvuga hano byose turashingira ku buhamya bw'iryo jwi, ariko nanone tugomba gusesengura mu gihe dutegereje iki inzego zizatangaza. Exactly. Inshuti ye iravuga umuvuduko yagurukaga bya danje. Uyu muntu urimo kuguruka, umupolisi yabibonye ko umuntu arimo kuguruka, ni gute umupolisi yajyamo hagati? Umupolisi yaba afite ikihe kibazo ku modoka nk'iyo umushuti wavuga ati yagurukaga bya danje? Ntibibaho. Ku bwanjye ni mbaye mvuze ko bitashoboka, ariko kugeza bambwiye bati oya wibeshyaga.
yababa we. So ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye, twabonye byinshi, maze kubona mfite ibi biboro, ibi bintu byo guhagarikwa bakaguhagarara bakagonga, bamwe bakagonga ibikorwa remezo, none uyu munsi umupolisi aragiye. Ibi bintu itegeko rivugururwe, itegeko rivugururwe, ibihano bikakaze bikare. wenda nuko wahise uhamagara Maître Buhuru nanjye nubaha, ariko ubundi ntabwo nari ndi umunyamategeko bamena ibyo, kuko nabivuze ibijyanye n'ira combination y'ibyaha bashobora gukora mu gukora nuza ira indictment statement umushinja. Ntabwo navuze ko uri umunyamategeko, ariko wibuke ko Buhuru na mukuru we Maître Gashagaza baburaniye Afande James Kabare bamuvana mu maboko y'abanyamahanga. Songo rukomba navuze ko mwubaha urumva, ariko interpretation niyanje byarijyanaga ko baza combininga, bazahuza urwo ruhurirane rw'ibyaha byashingiye gusa ku bumenyi bukeya no kudahita witabaza umunyamategeko ako kanya, kuko nk'uko wari bivuze ashobora kuba nabwo bwa mbere ahuye na case ituma akurikiranwaho n'amategeko feloni ya mbere agize, ariko bitewe no kutamenya uko abigenza. Uriya iyo umuntu arwaye umutwe atekereza kwa muganga. Njyewe iyo nje muri space gutya mbangira ngo habeho na education, habeho no gusangiza abanyarwanda n'abatwumva icyo umuntu yakora mu gihe ahuye n'ikintu kirimo icyaha. Mbere yuko utekereza ubundi buryo amayeri n'iki, ubanza guhamagara umunyamategeko, byabana ngombwa akaba ari we uhungiraho, kuko nk'ibyo byo kuba yabaye fugitif bakabanza gushakisha hose ni byagrava icyaha, urumva. Ibindi no kuba bari kumufasha gutegura uko yakwiregura, kuko accident ibaho, urumva. Nubwo n'ubusinzi n'iki, kuko kugonga umuntu utwaye agapfa nyuma y'iminsi mike ugataha, cyangwa imyaka 2 ugataha, ni ibintu rwose bibaho. Ariko hajemo driving under influence of alcohol cyangwa n'izindi drugs, ni ibintu abantu bakwiye kuba batinya. Waba wamaze gusoma ukavuze yuko uri modoka uri wisige cyangwa uri buyiraremo, ibyo ni ibintu bimaze iminsi abantu bavuga hano. Ariko kubera yuko abantu umuco wo gutinya gukora ibyaha, utwaye wasinze cyangwa umuvuduko, kudahagarara ku byapa, ibyo bintu byose biracyarimo ubumenyi buke. Ntabwo abantu babitinya nk'uko bakabaye batinya. Sinzi icyo umuntu akwiye kuba navuga yatinya, ariko ubona hariya harimo ubumenyi buke kandi bigakorwa n'abasirimu, urumva. So rero the toxic hariya rwose nge navuga yuko itegeko tugiye kubona umuntu wa mbere itegeko ryaza bataho nka specimen bakamuhana neza, cyangwa se simbiza birarenze, kuko nkuko na Maître Buhuru yabivuze, niba interpreting icyo bazamushinja muzaba mumubwira, kuko harimo uburangare bwinshi. Kandi abantu bamenye, if you have something guhuza n'ibyaha no gukeka ko ukoze icyaha, hamagara umunyamategeko mu maguru mashya bagufashe. Kandi abantu basinze, abantu bari kumwe nawe uwo nguwo uri gutanga izo audio, bagombye ko bamwatse contact. Umuntu ushaka kumaka contact ukayihisha, ntabwo yatwara imodoka nta contact afite, wayamaze kwimwaka ukayimuhisha. So harimo n'uburangare. Nge mbona ko bazajya barebana n'iyo complicité, bakareba abantu bari kumwe, bakagira ikintu bakabafatira hamwe n'abakagira ikuntu ya omission. Hari ahantu bari gushinja abantu barangaranye umufrere agapfa, niyo omission yo gusangira n'umuntu mu kabari, hanyuma akabacika agataha akajya kugonga cyangwa akagira gute mwari kumwe. Nge mbona ko harimo n'uburangare abantu bakwiye kuba banakurikiranwaho. Murakoze. Uti space no kwigisha, ntabwo ngiye space zanjye zo kwigisha, ntabwo njye manaje anga kwigisha, manaje kubwira abantu inkuru. Ntabwo njyewe nigisha,
ntago mba naje kwigisha aha, I'm here to bring the news, tukavuga ibyabaye byo kuza kwigisha. Hano hari abantu bakuru, itegeko rizabahana. Okay, reka nkomeze. Ntabwo ngiye ibintu byo kwigisha space ntabwo azigishirizamo ibyo kuza kwigisha amategeko cyangwa abanyamategeko. Ndahangaha tukavuga ibyabaye, ntabwo ibyo kwigisha. Ariko nyine niyo abanyamategeko, mujye muhamagara abanyamategeko, mujye muhamagara abanyamategeko, ni mujye muhura mujye muhamagara abanyamategeko, ariko ntabwo ibyo kuza kwigisha. No we speak hanga tukavuga inkuru. Reka ngaruke gatoya rero ikintu, urakoze cyane. Reka ngaruke gatoya kuri iki kintu abantu babyumve. Njyewe navuze ko ntabwo njyewe ntabwo ngiye ndi kwihanganisha abapolisi. Oya, ntabwo ndi kwihanganisha polisi, kuko iki ntabwo ari icyatsi. Ibi ngibi bibaye rimwe kabiri gatatu. Reka tugaruke gato, kabahereza ingero zizwi kubera ko yatafashwe imyanzuro yihuse. Ntabwo njye polisi ndi kuyihanganisha. Mukomeza amategeko. Nta usaki mu gihe ntandukanye namwe nko muri kubivuga. Ntabwo ngo difata ndi kwihanganisha polisi ko mfite umujinya, mfite uburakari. Ntabwo ndi kwihanganisha polisi. Ubwa mbere bagonze imikindo, basinze, turatabaza hano, nta cyakozwe. Ubwa kabiri Muheta araza agonga inzu. Ubwa mbere agonga ubugira kabiri, ubugira gatatu ikindi cyamamare. Ibyo ni ibyamamare ndi kuvuga. Uwa gatatu agonze umupolisi arapfa. Uwa gatanu azagonga paturu y'abasirikare bari gucunga umutekano mu gihugu. Uwa gatandatu azagonga perezidansi. Uwa karindwi azagonga ikigo cya polisi. Ndi seriye. Rero twumvikana ikintu kimwe. Ibi bintu ngewe niba twaratabaje kuva imyaka 2 ishize tuvuga ko abantu batora bari under influence bakarego. Muheto yaragonze baramurekura. Undi agonga imikindo, turabivuga hano badutera amabuye. Uwa gatatu agonze umupolisi arapfuye. Uwa kane azagonga perezidansi cyangwa azagonga ikigo cya polisi. Azajya kugonga muri Kacyiru cyangwa agonga ambasade y'Amerika. Turi kumwe nibi bintu biba. Ngewe okay, ibi ngibi bya DJ Toxic ndabyita accident. Shareka nkubwire, DJ Toxic ni accident, kuko this guy umva ni marayika yigendera. Ni umuntu kabisa, ari umuntu uzi ukora ibintu. Ngiye bura ko kugonga imikindo, kuko nari imbizi nzuru rugabo rwakoraga muri Minisante. Uyu nguru bita Mike, reka nkubwize ukuri, dufatira urugero kuri uyu Mike. Uyu Mike, uyu ni umugabo nukuri kwimana. Ngiye nubwo njya mvuga ibintu ngo dufata mukanga usoke abantu bakantera amabuye. Hari nk'uyu mugabo bita Mike. Ariko rero hari abantu bareka ibintu byaha bigakomeza kuba babireba. Mugende murebe uyu Mike. Uyu Mike ni umugabo ukora muri Minisante, wakabaye urugero rwiza, ariko niwe mugabo umaze kwijandika mu byaha birenze kimwe. Nguwo mu bagonze, nguwo mu bakubise abantu i Rubavu, nguwo mu bantu bari gukekaho gukoresha ibiyobyabwenge. Haje ikigiwa cya cocaine yakoreshejwe ejo bundi. Uyu ni umugabo muri Minisante wari ku mwanya wa 4. Ibi bintu ngiye ngo difata ndi kubivuga, ntago mba nanga umuntu. Uyu Mike nk'ubu ngubu ngiyewe nyabibabwira mukanga kunyumva. Mufata umwanya mukora iperereza kuri Mike. Muhere mu kugonga imikindo rutwaye imodoka. Mujye Rubavu murebe gukubita uriya mwana agahwera kubiswe n'umuntu bita mubi. Ibi ngiye byasubiza musubizije mu birebe. Icyo ni cya gatatu. Murebe ejo bundi yirirwa ahereza. Mwavuze ko hano, mwavuze ejo bundi polisi, nabonye umuvugizi wari bari kudusobanurira gutanga amafaranga ku bantu batanga amafaranga, abantu bagasebya abandi. Uyu Mike ni umuntu utanga amafaranga akahereza aba influencer kugira ngo batavuga amabiye. Twarabibonye. Uyu muntu muri ibintu byo kugonga basinze, uyu niwe muntu waje ku mwanya wa mbere. Ntibivugwe, ngiye mvuga amazina. So polisi rero ntabwo ngiyewe mfite sorry kuri mwebwe, nukuri kw'Imana. Nkunda inzego zacu ndazubaha, ariko twatabaje igihe kirekire kuri ibi bintu. Iyi ni accident yavuzwe, yaje bagaturika bakayivuga mu itangazamakuru cyangwa ikavugwa hanga kuri platform. Iyi ni impanuka ya 4. Dufashe ebyiri za Muheto, tukavuga iyi y'imikindo, tukavuga iyi ngiyi ihitanye mu polisi. Hari izindi enye mfite. Hari umupolisi ejo bundi bagonze arasimbuka hara kuri uyu muhanda ujya mu Bugesera. Video ndayifite mu mbwire nyibahe. Baramugonga imodoka irakomeza, umupolisi